bose ikibazo ni nk'ingegera uyu mugambaniye bimenye ubu n'ubu wasanga ari kumva ibyo turi kuvuga ikintu nabonye giki kari ukunze kujya kwa boss cyane afite akana keza dore akana gateye neza uguze ubu kuki twakuze twakuriye iki ntase gukora mbona kumva twajya mu myaka 20 ni mu mibare mu bwonko twashara abana umwana afite imyaka 19 ahubwo nakana keza ahubwo rero mva ku gahunda zimeze rero sasa kuko ari ukunze kujyayo kandi burumve n'ubundi nawe bamugirira n'undi ukunda kuganira ni imfura cyane karaganira kamaye ibiryo nakana keza gusa nyine bafite n'imyaka akanyamagabo ariko bazamaye pasi nani nimero n'iby'abana bangana nawe mani ubundi wowe uramubwira ugisha ko tuvugisha ukuri Bayo cyawe rero turi upagezemo ukazanamo n'ibintu by'ubuzungu ntacyo umuntu mukuru uguze gaca boss kubizi ko yari akwiciye kuri stoke ubu ko kurenda kongera kugirana ikibazo na boss se twapfike mva nyine ku rubaro tujye kuzuba na boss wikinege akazi kawe none se njyewe Gigi sibyo ngenda nizi neza bajya baguna rugo ruburi kigoye ako gace akabuze kubwira amategeko kandi kimva se nyine kandi ikindi nta rugo ruburigishwe arugo se ruburigishwe isi ntago ruba ubwo nakabaru afite umwe wenyine ubwo niwe ubwo nyine niwe byose byiwe bareka nkubwiza uko nkubwira amategeko leta yashyizeho amategeko gace leta ni njyewe nawe ufashe umwana ku ngufu bagufunga bya burundu uzajya muri gereza ugaheramo njye ni inyuzuzi nzakoresha ingana n'imyaka yanjye efite ingahe inyuzuzi 10 hari ibintu leta yari yanditse umuntu ufata umwana ku ngufu nguri mu myaka ngo 18 ngo na 14 ngo bazagufunga 18 se bagufunga kandi umuntu aba abara umukecuru mani byo gabanya sakanyeza 17 kugira ngo ibintu iki byafashe 18 basura kuzamukuba kwa nuso gucyukunu cyaguru gucyukunu mwiberesha ukuntu yabyaye byese bizabafunga bamugize birabigegera bi onginge kujya ndanga makuru ya karitsiye yose ngo dutangire amakuru kugira ankuriya mwana wabyariye mu rugo n'imyaka 10 nyine yo kumarisha iki amakuru urayatanga hari amafaranga bari bugu uri umunyamakuru se basi urahema ugomba kujya nanjye amakuru kugenda gace ndi kugenda mba muzima ntabwo nkiri ikigo kumva mubwira ibizima hari iboro nabonye hari umutipe ugiye kuva muri Jamaica uronoga agiye kuzana iboro ya rurangiza ubuse numva ko bimeze nyine umva sora kizongo umva Gigi akasohora riye yibuke kesinya kwego ikure hahandi ugiye kuzanyica kuko umva rero kuntu bimeze iwe yatose gereza 8 gereza 8 harimo zo muri Jamaica 3 akabamo zo muri Amerika 2 akabamo zo mu Bwongereza bose bezingahe mu Bwongereza imwe sizibaye bwo nizingahe 6 akabamo n'izindi rero zo mu Bufaransa 2 none rero bagiye kuza mu gisagara cy'inanga yambwiye ati mugende wanjye wagiye guteka amateke ndukumva narya kandi ndasibye bari nabidanje umunsi uzawusinye ngo barawica uyu wishe nguruguro wishyura ikibazo ngiye naba nkwishe mbishaka baza kumubwira ko hari umusaza waje kumureba numve we nimba yaba muzi y'imico ye ndakora ikivugo ko inzara nyinshi mvara system papa yanze ngo bizapfana amagaturi koresha sendo rero urashaka sonde nk'abandi bose sonde ni sabe ngo gushimira ngo kubuka wowe ibyo bintu byanyica ujo nyine sinjakuru no bancomeka mu muti cya sonde n'ubundi mvungura hanze agace ibintu papa yanzanye mo ntago nzabisha wabivamo se n'ubundi ko naheza hisi n'ubundi ko nakuramba kudapfa bro wanjye ngo nimba umusiramu ibyo basiramu se njye ko ndi umukafiri si ndi muzima kuba ko siramu yose mva Gigi ubundi mva nyine mva nkubwira akantu kazima mva kizogo
iyo wavuze umusiramu muzima wumvise ni umuntu we ari we wese usiramuye umugani ibintu ntabwo nzabishobora bivamo ubundi niko kantu kazima ubundi igihe cyose gusiramu ibyo ni ibintu byumvikana rero urumva rero nta musiramu uburyo nk'urumogi ukoze ibyo bintu bizatuma nabaho ngo umusiramu agasigaye ni gakeya umva ahubwo mbwira akandi kantu yabisaga urufe bisaba gutya karaje bene aho ngaho dora kagasaga ibintu nukaza nakongera muri byo kugamo intambara ntabyo nshaka kugira rero ubwo nubyemera nyine bikaza nuko usiyakiriye uzatambara n'ubundi ngo ubaye igipfu n'ubundi igihugu tuzaba twarumbije n'ubundi azavati n'ikijuguye uru rwanda ubwo papa noneho yabaye iki yabitaye ifarashi iva mani kariya kandi nangaye gutyo ukuntu urabona kusura n'umwana cyane umukecuru ukiri umwana bamwita umujeni mere umujeni mariya se mariya ko ari washatse umujeni mere ahubwo ni mwiza we igitangaza ndayaziragwe wayanyunganyunze nkareba ugatoye jiji mva mubwire bajya bavuga mu mategeko ngo iyo mukecuru umbaze nyine ubundi mu bakafiri bajya bavuga ngo wari ukugira ngo ushyukwe ujye urongwa nunamubona ukamugirira umufata umurongo kagenda rero nyine uri umukecuru uru Rwanda mureba uru Rwanda ni rwiza ko umva ariko uzatumira tezere kuzadutumira ko uzadutumire tuze tunagufashe kuyikata neza ntabwo tuzahora turi abavumbyi ntabwo tuzahora niyo twavumba ngombye kuvumba nambaye neza nkamera nk'umutumirwa kandi nataha kandi nkicara imbere iyo arikuye ngo ugire umukecuru irari umugongo ntacyaho gukoza ntabwo bapfunga gufungira icyo zose abamukecuru no mu bitabo byose bivuga ku Mana ko bavuga ngo abakecuru bameze nk'abana bankatiye imyaka 20 naba nzize iki nuse muze bamutwaye iki batipe bari baremaga ngo nimba umugabo muzaharanira iterambere mu bagabo yashatse umukecuru se cyabaye ugaca kondo kwinzara iri kunyica nkanarira ibintu nibikigo ibintu ntabwo nzabishobora iki gisibo kuko kizarangira ryari basi yose girije wagiye ukanekera basi nyirira nanjye ndarya udukeye ibice se kandi uri mu gisibo ibyo bintu byitekereza cyane byo kugenda ngo mushaka ko nimba jewe musanye nasanya akabenze amaze nasanya akabenze nagaki ibyo bintu nanagisanze umuntu nahita nyirwe na message nkayitwika batubwiye ko icyo kintu ari iki ubona iki umwanda ingwehesha birayi rojenari ingwehesha birayi rojenari noneho iyo utajya rojenari ukana umwambaye ukarya ku birayi akabenzi nagaki uje vuga urabizi yego papa mvajije uze papa kari kurya ntabwo yafibye urawe nukamwitaho n'ubundi n'iki ikintu kirwa kirya kinywa n'ibiyobyabwenge nabi ntukamuvuge nabi papa umaze kuba umujene pana wamaze kubuhaga uzi ko se asigaye akurenzeho nimwe ngigera nsigaraye papa ibintu bikiri ukumbwira ndemera ni ukuri kw'Imana ikintu kirirwa kimwe uyu muhanda nzajya wicara uteye amabengeza uriya mugabo umanutse uyu mukobwa ateye amabengeza umugabo mumanuka inyuma yayo
uyu muhanda ni igitangaza mva nkubwire nyine nzaguma nkwicareho umanjije mva nkubwire kandi ibyo byumva mani ubu kugira umvise ni ukuntu ubona umuntu w'umupapa umvise ufite umugore n'abana uriya afite umugore n'abana yibonye umukobwa mu nzira ufite ikibuno ngo kubera kivamo amabyiga ngo yashyuzwe none se reba uzamanutse imbere urugendo rure abonye akanyobwa iki ni ikintu afite gusa ese abonye akanyobwa ubwo uriya niwe Beckham bavuze